Mbega inkuru ibabaje, mbega inkuru iteye agahinda, umuntu wese uri buyumve iraza kumukora ku mutima bitewe n'amahano yabereye mu karere ka Rusizi. Naho umwana w'imyaka 4 n'uw'imyaka 3 bose bahiriye mu nzu bahinduka umuyonga, bibabaza abaturage benshi cyane bitewe n'uko aba bana basanze bameze. Ababyeyi b'aba bana bakibakubita amaso bahise bagwa igihumure, nabo bahita bajyanwa kwa muganga igitaraganya kugira ngo bataza gukurikira aba bana babo. Ese icyateye inkongi ni ikihe? Ese ubuyobozi bwatangaje iki nyuma y'uko aba bana bahiriye mu nzu? Ibi byose rero n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abatuye muri aka karere ka Rusizi, nyuma yo gusanga umwana w'imyaka 4 n'uw'imyaka 3 bose bahiriye mu nzu bagahinduka umuyonga, bikababaza ababyeyi b'aba bana. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda, inkuru ikomeje kubabaza abayumvise ndetse n'abayibonye. Bibereye muri aka karere ka Rusizi, naho umwana w'imyaka 4 n'uw'imyaka 3 bose bahiriye mu nzu bahita bahinduka umuyonga. Ababyeyi b'aba bana nabo bahita bajyanwa mu bitaro igitaraganya kujya kwitabwaho n'abaganga, kuko nabo bahise bagwa igihumure bakimara kubona abana babo uko babaye. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 24 Kanama 2024, nibwo mu mudugudu wa Kimbogo, akagari ka Karangiriro, umurenge wa Nyakarenzo, akarere ka Rusizi, habereye inkongi y'umuriro ipfiramo abana babiri, umukobwa w'imyaka 4 n'umuhungu w'imyaka 3, bikekwa ko ari buje yabiteye. Ababibonye bose bibakora ku mutima, amarira aba menshi mu maso yabo bitewe n'uko aba bana basanze bameze aho bari baryamye. Amakuru avuga ko iyo nzu ishobora kuba yarahiye biturutse kuri buji icanwe na mukuru wabo ufite imyaka 7, nk'uko byemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakarenzo na Wizera Jean Pierre, aho yabwiye itangazamakuru ko iri shyano ryabaye mu masaa 3:30 z'ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu. Ibyo ngo byabaye se ubabyara Ngirimana Jean Pierre w'imyaka 35 y'amavuko, asanzwe akora akazi k'izamu kuri sitasiyo ya risasi iri hafi aho. Naho nyina asanzwe akora akazi k'ubucuruzi buciriritse, bose bari bataragera mu rugo rwabo. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yagize ati, batuye ahantu ha bonyine, ubwo bari bagejeje ayo masaha batarataha. Umugabo yakoze izamu ry'amanywa n'umugore yagiye mu bucuruzi buciriritse asanzwe akora. Abo bana bombi baryamye, umukuru w'umuhungu w'imyaka 7 kuko bari bafite abana 3, acana buji ayisiga iruhande rwa matora yaka, arakinga ajya ku muturanyi wabo kuba baganira.
Uyu muyobozi akomeza avuga ko batazi niba ari iyo buji yaje gushira ibisigazwa byayo bikaba ari byo bikongeza iyo matora abo bana bari baryamyeho, cyangwa ikagwa kuri matora icyaka itarashira ikaba ariyo yakongeje iyo matora abo bana bari baryamyeho. Ngo gusa ngo icyatumye iyo nzu ishya vuba igakongoka ngo nuko yari yubakishijwe ibiti kandi ihomeshejwe n'ibyondo. Bivugwa ko abana bahiriyemo bahindutse amakara ku buryo nta n'urugingo rwabo rwari rukiri ruzima. Uyu muyobozi yagize ati kuko basa n'abatuye bonyine amasaha nk'ayo n'abantu benshi bakaba baba bari mu nzu zabo batashye, byamenyeshejwe n'abahanyuze babona igurumana baratabaza, abaturanyi natwe ubuyobozi n'inzego z'umutekano turatabara. Ababyeyi nabo babimenye byamaze kuba bakigera mu rugo bahita bagwa igihumure kubera ihungabana, bajyanwa ku bitaro bya Gihundwe byo muri ako karere. Uyu gitifu Ntawizera yakomeje agira ati twahamagaye ibitaro bya Gihundwe birabajyana n'imirambo y'abo bana nabo barayijyana. Icyakora kuri iki cyumweru ababyeyi batashye n'iyo mirambo irashyingurwa. Twahise tubarura ibyahiye byose hamwe n'inzu dusanga ni iby'agaciro ka miliyoni 4 n'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muyobozi wihanganishije umuryango wagize ibyago ariko asaba ababyeyi kutajya bata abana babo ngo bageze ijoro nk'iryo batarataha, kuko uretse impanuka bashobora no guhungabanyirizwa umutekano mu bundi buryo. Yakomeje ahamya ko uyu muryango bawucumbikishije ku muturanyi wabo ndetse banakusanyirizwa ubutabazi bw'ibanze baba bifashisha mu gihe hagitegerejwe ubundi bufasha bwisumbuyeho. Uyu muyobozi yagize ati twakoze raporo ijya ku karere ngo kabagoboke dutegereje icyo kazakora. Abaturage benshi bababajwe n'uyu muryango wapfushije abana babo, ngo kubura abana babiri bose ni ibintu kubyakira bigoranye cyane. Ngo gusa abaturage nabo bavuga ko bahakuye isomo rikomeye ryo kutazongera gusiga abana babo mu nzu bonyine nk'uko bagenda babikangurirwa n'ubuyobozi. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba udusuye uyu munsi jya munsi y'iyi nkuru tumaze kubagezaho urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.